kanda subscribe kuri ino channel urebe video yose uyisoze udatarukije kugira ngo utagira ikintu na kimwe uri bucikwe. Biroroshye cyane. Hello guys, nshuti bakunze komeza kubana hano umunsi kundi ndabashimiye cyane gusa munyihanganire ijwi ndi rimeze neza kuko ndarwaye gusa ngomba kubagezaho utuntu dushya kandi twizewe tuzajya tubafasha mu buzima bwa buri munsi mukabasha gukuramo amafaranga buri munsi. Rero ni ibintu byoroshye cyane, murabizi mbazanira utuntu twizewe, ni nayo mpamvu ngomba kugerageza kubashakira utuntu twizewe tukazajya dukoreramo amafaranga tukanabikuza nta gishoro. Rero tudatinze reka dutangire dukora DR coins, nyine bonus zitangwa za buri munsi. Mbere yuko dutangira rero hano harimo uburyo bwinshi rero bwo gukoreramo amafaranga cyangwa amacoin bagahita bayavunjamo amafaranga. Rero ni ibintu byoroshye cyane, reka banze nkwereke tugiye ku buryo bwa withdraw kugira ngo nkwereke coin ufite mu gihe gito bikoresheje. Ni ibintu byoroshye cyane, urabona ko ahangaha dufiteho 0.31 by'idolari bingana n'amacoin ibihumbi 3,151. Izi coin kuzikorera ni ibintu byoroshye cyane. Ushobora kwibaza ngo zikorera gute, kuko hano hari amasurvey menshi, hari survey nyinshi ushobora kuba wakoreramo coin nyinshi. Nimba afite coin ibihumbi 3,151, urabona nkangaha iyi survey ishobora kuguhereza coin 50, ikaguhereza coin nyinshi, ni ikaba yaguha nka coin zingana n'ibihumbi 5 nkuko ubireba, guhera kuri coin 50 mu gihe ukoze ino survey bitewe n'uburyo wayikoze neza ukaba wahabwa izi coin. Rero ko twihute dutangira dukorera coin za bonus za buri munsi zitangwa hano muri Cointfly. Rero ni ibintu byoroshye cyane nawe wagerageza. Rero reka nze nkwereke account tugiye kubanza tugiye kubana Crack Spin uhabwa kabiri ku munsi, buri masaha 12 uhabwa spin. Ushobora gutsindiramo amacoin menshi mu gihe karaze ino spin. Rero ikintu uri bukore ahangaha uraza kandi hano handitse ngo free spin, ahanditse free spin uhita uhabwa bonus y'100% mu gihe utsindiye. None urahita ukanda hano kuri claim your first free coins, noneho tuhakande kugira ngo tugere muri spin indani. Tugiye gukaraga spin turebe coin turi kwinjiza. Ni ibintu byoroshye cyane, nawe urategerezaho gatoya duhita twinjiza coin mu gihe gitoya cyane. Ni ibintu byoroshye, nawe ntucikwe n'aya mahirwe yo kuba wagerageza gukoreramo cash ahangaha. Ni ibintu byoroshye. Rero ikintu gihari turategereza bise naho bigaragara. Nitukigera ahangaha turakanda hano handitse spin and win, turakanda handitse spin and win kugira dukarage ino spin turebe coin turi bugwemo. Hano rero nkuko ubireba hano hari coin ari gutsindira amadolari 500, coin 25, coin 20,020, ari gutsindira coin nkuko ubireba ahangaha. Hari ugutsindira bonus win nini itangwamo ahangaha, hari ugutsindira amadolari 500, coin 25, coin 20,020, coin 100, guhabwa gold ya 20%, guhabwa bonus 50 by'amadolari, guhabwa coin 10,000, guhabwa spin igwemo hano baguhereza indi spin, ubwo nyine ubutsinzwe ukongera ugasubiramo. Ariko hano uhabwa coin 50, wagwanga uhabwa coin 25,000. Iyo uguye hano ubutsinzwe urongera ukagerageza ubutaha. Rero iyi ngiyi rero ni uburyo bwiza bwo gukoreramo cash ahangaha. Ikintu uri bukore urahita ukanda kuri spin and win, ukimara kuhakanda spin irahita imikaraga. Iyi spin uhabwa spin imwe mu masaha 12, bivuze ko ku munsi uhabwa spin ebyiri. Rero ukomeza ukaraga umunsi uzagamo hano muri aya madolari ari ahangaha cyangwa izi coin nyinshi, uhita uzihabwa ukaba wazibikuza ukakira amafaranga yawe kuri mobile money nk'ibintu byoroshye cyane, cyangwa ku bantu bakoresha Binance ukaba wavunja. Rero ikintu turi bukore turakanda hano kuri spin kuko bireba, dukarage turebe aho biri bukwe. Nkuko bireba dutsindiye coin 25, tuguye muri coin 25. Nk'ubu ngubu iyo tugira amahirwe tukaza tukagwa hano nko kuri aya madolari 5, ariko urabona ko tuguye kuri coin 25. Nk'ubu ngubu iyo tugwa kuri aya madolari 500 twari guhita tuyabikuza tukayakira. Turakomeza tugerageze rero, uragaruka nyuma y'amasaha 12 nibwo uri bubashe kuba wagerageza. Rero turahita dusubira inyuma tuze tugerageze ubundi buryo. Urabona ko twari dufite coin 3,151. Reka nze turebe ko za coin 25 zaba ziyongereyeho. Urabona ko zise ziba 3,176 bya coin. Rero hano harimo uburyo bwinshi, harimo uburyo bwa bonus za quest, utubazo cyangwa gukreditinga bwa buri munsi ugenda wakira. Rero hano harimo uburyo bwinshi, kanze nabwo kwereke uraza kandi hano kandi kuri iyi bonus, noneho ugere muri Cointfly. Rero abantu mukoresha Cointfly mutazi neza uburyo zikoreshwa cyangwa uburyo claiming cyangwa uburyo ukuramo amafaranga akagwira vuba, ni ibintu byoroshye. Rero urabona ko hano harimo uburyo bwinshi. Hano nakigiye claimingamo coin 24, nahangana claimings izindi 24.
urabona ko hano harimo uburyo bwinshi. Hano urabona ko na claiminze coin 12, hano claiminga coin 5, hano claiminga coin 15, hano claiminga coin 24, naho claiminga 24. Izi ngizi zo ntabwo zirafunguka kugira ngo nazi claiminga. Ibintu byoroshye cyane. Hano harimo uburyo bwinshi ushobora kuza ukarebamo. Hano harimo ibyo bita ngo ni streak, ugenda ukora buri munsi noneho ugahabwa coin za bonus. Rero hano ikintu uri bukore urasubira inyuma, noneho nze kwereka akantu uburyo ugiye kubonamo amacoin menshi kugira ngo ubashe kuba wakwifuza. Ikintu uri bukore uratuza kandi hano kuri view short ads, izi coin uzihabwa buri munsi. Mbikwibutse, izi coin uzihabwa buri munsi. Rero ikintu uri bukore uraza urebe zino ads. Ureba iyi ads ya mbere amasegonda 60 uhabwe coin 41 kuko ureba. Rero urahita ukandaho urebe ino ads amasegonda 60 uhita uhabwa ziriya coin 40. Barakubaza akabazo gatoya cyane n'ugasubiza ukagakora neza kugira ngo verifyinga ko utari robot, uhite wakira izo coin 40. Amasegonda bagutegetse narangira ni ibintu byoroshye cyane. Urahita bakubaza akabazo. Hano urabona ngo tap to true clicks, nyine urakanda kuri true clicks. True clicks ni wenda kw'inkoko, uraza ugakandaho akangaka bahita bakubwira ko coin zawe zabaye successful. Ni ibintu byoroshye cyane. Urabona ko coin zacu zibaye successful kuko twarebye ads. Your ads view was recorded successful, thank you. Noneho uhita usubira inyuma ujye kureba izindi ads nyinshi. Urabona ko iyi ngiyi urayireba nayo amasegonda 60 uhabwa izindi coin 41. Reka tuyireberayo. Hano baba bari kwamamaza channel zabo. Rero nkuko ubireba urabona ko iyi ni channel yitwa Align Crypto bari kwamamaza. Rero iyi channel baba bari kuzamamaza, nawe ukunguka bakaguha coin ukaba zivunja. Rero hano ushobora gutsindiramo coin nyinshi cyane. Hano ushobora gutsindiramo coin zingana n'amadolari 950 mu gihe gitoya cyane cyangwa mu minota 15. Rero ni ibintu byoroshye, nawe wagerageza ukabasha gukoreramo coin nyinshi nkuko babigaragaza hejuru. Ndakeka urimo kubireba. Hano ni uburyo bwizewe bwo kuba wakuramo cash nubwo atari amafaranga menshi cyane ngo uhite wuzuza nk'amadolari 100. Hoya, byibuze ushobora gukoreramo byibuze idolari ku munsi, cyangwa ukajya wenda ukoreramo 0.5 by'idolari bitewe n'uburyo ukora, kuko ngewe nkora gake gashoboka, ariko ni ibintu byizewe, nawe wagerageza ugakuramo cash ahangaha. Rero hano bari kubaza ngo ni tap paint ni ibintu bijyanye n'irangi. Urahitamo kano ka nyuma, niko karimo ibintu bijyanye n'irangi byo gusimbura. Rero nukica biraza ko barahita baguhereza gusubiramo, ndakwereka uburyo uza kubigenza. Ndakwereka uburyo uza kubigenza nuramuka wishe ikibazo cyangwa kuverifyinga ko utari robot iyi ads kugira ngo baguhereze coin. Ndakwereka uburyo uza kubigenza. Ndaza kwicisha ikibazo kugira ngo mbashe kuba nabikwereka neza uburyo uza kubigenza kugira ngo uhabwe coin nyinshi. Rero iyi ngiyi batubwiye ngo tuyireba amasegonda 5 kuko ubireba ngaha, amasegonda 5 ya amasegonda 10. Urakomeza uzirebe zose kugeza wujuje coin nyinshi. Rero reka banze turebe n'iyi ngiyi y'amasegonda 5. Amasegonda 5 akirangira bahita bakubaza ikibazo. Hano bari kutubwira bika, turaza dukanda hano kuri bika. Nimba uyireba, iyi ni bika, murabizi abantu bazi icyongereza cyangwa abantu bize shimiya, ni bika bakoresha muri laboratory niyo bari kwamamaza. Uhita wishyura kuko nibo bari barimo kuyamamaza. Uhita ukomeza ukagana ku yindi ads ukareba andi masegonda ugahabwa coin nyinshi, ukabasha kuba wazakiramo hariya ukaba wazibikuza mu gihe wujuje coin 50,000. Ni ibintu byoroshye kuzuza, ni igihe gito, ntabwo bisaba igihe kinini. Uhita ubikuza coin 50,000. Rero ukimara kuzuzuza uhita ubikuza, ukakira kugera kuri Binance, ugahita uyavunja ukayabona kuri mobile money yawe. Ni ibintu byoroshye rero, nawe rero ntucikwe. Kandi wowe wakanda subscribe ndagushimira cyane, kandi nawe mushya ngusaba gukanda subscribe kugira ngo tuzabacikamo n'utuntu dushya nk'utu twagufasha mu buzima bwa buri munsi. Gusa munyihanganire, ijwi ntirimeze neza, network zarimo kugenda gakeya, ariko urabona ko byatangiye kwibara. Amasegonda 10 niyo badutegetse kureba ino ads tugahambwa coin. Urabona ko iyi ni stick, uraza ukandi kuri kano akangaka uze unadufata, kano kameze nk'ipapayi ikase ugakandeho, niyo stick twavugaga.
urabona ko iriya niyo stick urangije numara kubona ads bahita bakubwira ko zabaye successful coin zawe uhite usubira inyuma. Hano harimo coin nyinshi wagerageza ukagenda zose uzireba mpaka winjije coin nyinshi. Rero ni ibintu byoroshye cyane, nawe wagerageza ugakuramo coin kuko ubireba ni coin ushobora kuba wakoreramo ukuriza USDT. Kuko ubona USDT murabizi ko ari amadolari cyangwa icyo bita Bitcoin. Rero ni ibintu byoroshye cyane, nawe wabigerageza. Hano barongera baratubaza iyo bita True Leg, nabikubwiye ko ari kano kaguru kameze nk'inyama y'akaguru k'inkoko, iyo bita True Leg urazikandaho izihita ziba successful. Rero ni ibintu byoroshye cyane, nawe wagerageza ugakomeza ukareba zino ads zose. Ads uzazihabwa buri munsi, noneho ubashe kwinjizamo cash nyinshi. Ubu ni uburyo bwa mbere wabasha gukoreramo coin hano muri CoinSpry, ukabasha kuba wakwinjiza cash. Rero izi coin ahangaha tumaze kuba twareba, twari dufiteho coin ibihumbi ndakeka ari 3100, none ndabona tugeze mu 3284 bya coin. Ni ibintu byoroshye rero. Hano rero uraza ukanda hano kuri withdraw, nimba ushaka kubikuza uraza ukanda hano kuri withdraw. Urabona ko hano duhise tugera 0.32 by'idolari. Aya ni amafaranga asatira 500 y'u Rwanda. Ni amafaranga 500 y'u Rwanda aya ngaya tumaze gukoreramo mu gihe gitoya cyane. Ni ibintu byose rero kubikuza ukoresha uburyo bwa withdraw with Bitcoin cyangwa Dogecoin cyangwa LTC cyangwa niyo bita Dash Wallet. Rero ushobora kwibaza ngo wazikura he? Ushobora kugerageza ubu buryo ukaza hano muri Trust Wallet cyangwa muri Binance cyangwa muri OKX. Ushobora kuza hano muri Trust Wallet ukarebamo wallet ushaka kuba wabikurizaho, nimba ari LTC ukayisacinga cyangwa Dogecoin uko ubishaka. Rero ni ibintu byoroshye cyane. Ushaka gukoresha Bitcoin nk'uko wayibonye irimo ariyo yingiyi, utuyikanda, wamara kuyikandaho ukaza ukakanda hano kuri receive kwakira, barangiza ugakopiya wallet. Cyangwa nimba ushaka Dogecoin ni ibintu byoroshye cyane, uhita ugakanda ugashakinga Dogecoin kuko ubireba wayibonye, warangiza ukayikandaho, wamara kuyikandaho ugatukanda receive, ugahita uza ahangaha ugakopiya wallet yawe. Rero ko aba ni ku bantu bakoresha Trust Wallet. Nimba udakoresha Trust Wallet, nimba ukoresha OKX, uraza urebe OKX, none nurangiza uyikandeho. Ukimara gukanda kuri OKX urahita ushakisha iyo bita BTC, Dogecoin, LTC, zose ni uburyo bwo kuba wabikuza. Ni ibintu byoroshye cyane. Ushobora kwibaza rero ati ni gute bigenza gute? Uhita ukanda hano kuri deposit, hano kuri deposit kugira ngo uzakire, warangiza ugakanda kuri deposit. Rero ahangaha uhita uzakira, warangiza ugahita uzigurisha ku cashers cyangwa bano bantu baba peer to peers batanga cash mu buryo butandukanye. Hano ushobora kuza ugahitamo Bitcoin nk'uko ubireba hano BTC, warangiza ugahitamo Bitcoin nk'uko ubireba. Wamara guhitamo Bitcoin ugahita ukopiya ino wallet, ugahita ugenda ukayituza ahangaha. No kuri Binance nuko bigenda, cyangwa izindi wallet zose wakoresha zikoresha zira cyangwa izindi wallet zose ukoresha zikoresha zino wallet mu kubikuza. Rero ikintu dukora kanda hano hejuru ku tuntu dutatu, uhita ukanda hano kuri withdraw and deposit. Kimara gukanda ahangaha ugahita uhitemo, kuko arakwaye duhisemo Bitcoin, dukanda withdraw to Bitcoin. Hano turebamo address, ira address tuyikopiyemo ahangaha. Tukimara kuyikopiyamo ahangaha tuhita dushyiramo coin dushaka kubikuza. Dushyiramo coin wenda ibihumbi, dushyiramo kuko bahera ku 50 bya coin, 50 bya coin. Hano dushyiramo password yacu twinjiriyeho kugira ngo bamenye neza nimba ari twebwe. Password yose nirwo nyishyiramo kuko ahangaha si byiza kugaragaza password kuko maze koresha ahantu henshi, niyo mpamvu ntayishyizemo ahangaha. Nurangiza urahita ukanda hano submit withdraw, bambwira ngo ubanza ushyiremo password kugira ngo ubikuze nk'uko ubireba ahangaha. Rero ni ibintu byoroshye, urahita usubira inyuma. Ubu ni uburyo bwo kubikuza. Ngiye guhita nkwereka ubundi buryo bwo gukuriramo cash ahangaha muri CoinSpry. Hano harimo uburyo bwa survey, playing games ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Ntihagane ijwi ntabwo rimeze neza. Urabona ko nk'iyi ino game urabona ko ni game nziza cyane, ushobora kuba wakina abasha kuba yaguhereza coin nyinshi mu gihe gitoya kuko ubireba. Iyi game ushobora kuba wayikina, ni game itagoranye cyane, ikaba yakwinjiriza. Iyi game ushobora kwinjizamo coin ibihumbi 271 bya coin mu gihe kingana n'iminsi 30. Kuko bakubwiye ibi bintu ugomba kubikora mu gihe kingana n'iminsi 30 download application, kuko iyi minsi 30 irangiye coin zawe zita agaciro, cyangwa iyi minsi 30 irangiye utararangiza gukuramo coin zawe nyine izo wakuyemo nizo ugumana. Rero hano ahangaha iyo iminsi 30 itarashira ukina ino game mpaka ukarangiza kwinjiza izi coin. Rero hano ukuntu bimeze, hano kuri level ya 5 nukina ino game ukagera kuri level ya 5 urakira coin 431. Hano nugera kuri level ya 10 urakira coin 895. Nujya kuri level ya 25 urakira coin
1999, nugera hano kuri level 50 wakire coin ibihumbi 4, nugera kuri level y'150 urakira coin ibihumbi 10, hano nugera kuri level ya 750 urakira coin ibihumbi 44, nugera ahangaha kuri level y'igihumbi urakira coin ibihumbi 36,300, kandi nakubwiye ngo kubikuza ni coin ibihumbi 5. Ibaze ni coin nkeya rwose, nawe wagerageza. Rero hano harimo game nyinshi zose zigiye zifite amategeko n'amabwiriza, offers, hakaba uburyo offers ukora cyangwa offers ukina. Urabona ko ngewe iyi ngiyi yo nsanzwe nyikoresha, iyi ngiyi natangiye kuyikoresha, urabona ko nsigaranyeho iminsi 15, uretse ko ndakunda gukina game cyane, niyo mpamvu nkaba ndimo kuyikoresha cyane, ariko ni uburyo bwizewe bwo kuba wakoreramo cash. Rero ni ibintu byoroshye, ubu ni uburyo nakwerekaga bwo kwinjiza amafaranga mu buryo bwa game cyangwa bwa offers. Rero hano harimo na survey nyinshi ushobora kugerageza kuba wazikina ukabasha kwinjiza amafaranga mu gihe gito cyane. Rero aha niho hantu uzasanga udushya, reka ndeke gutinza ino video irangire, noneho nawe ugerageze. Link yo kwiyandikisha uraza kuyisanga muri comment ndetse no mu description, kugira ngo uze kubasha kubona cash mu buryo bworoshye cyane, ubashe gukoreramo cash nawe ugerageza aka kantu ucyuzuza coin 50,000 tubikuza. Ni ibintu byoroshye, hano harimo uburyo bwinshi ushobora kugerageza ukaba wakoreramo cash, kandi ubwayo hano harimo amasurvey nk'uko bireba. Iyi survey ushobora gukora, ariko harimo survey zitagaragara mu Rwanda, ariko harimo n'izikora mu Rwanda. Rero ni uburyo bworoshye nawe wagerageza. Izo zose ni survey ushobora kugira, ni game nyinshi zirimo, ushobora kubonamo coin nk'iyi, ushobora kubonamo coin 111, hano ugakuramo coin 1,000,000 y'amacoin. Hano ngaho byaba ari ibindi bindi uramutse uzitsindiye. Rero hano nawe rero waza ukagerageza. Zose ni survey, ni uburyo bwo gukuramo cash mo ahangaha, cyangwa uburyo bwa app offers, ukaba wabasha kuramo amafaranga menshi cyane. Bitinze rero duhuriye muri video y'ubutaha nkwereka uburyo twakuramo amafaranga mu buryo butandukanye. Hari video ndi kubategurira z'uburyo wakuramo amafaranga nta gishoro bigusabye kandi bwizewe, ugahita ubikuza. Ngewe mpangana n'ikibazo cyo kubikuza kuruta kukwereka uko wakuramo amafaranga utazamenya uko wayabikuza cyangwa ukazabikuza bikanga. Rero ibi ni ibintu byizewe. Rero mu gihe wabuje coin ibihumbi 5 ukaba udafite ibisabwa mu kubikuza, wahita unyandikira muri comment cyangwa kuri WhatsApp yanjye, narangiza nkagufasha kubikuza cyangwa ukazinyohereza nkayaguhereza kuri mobile money. Ibintu byoroshye cyane. Mugire ibihe byiza, ciao ciao.